Everite y'imumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kirisitu Yesu mu mutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjye na muri takataka iyi shati bayita ingutiya Patrick na nagatoroshi aho guhura na sheri wawe wahitamo kujya mu buriri nkaryama aho guhura na sheri wawe kuri Severante wahitamo kugira iki nyine najya gushikira abantu bagize ibyago Severante irimo satani rero abajanye imvura kugira ngo supportinga biryamiye uri kumva aborose yes hatagira n'umenya ibyabereye hehe ivure dia ndakubujije umwana tumuterure gashuhi bakuze dufite tara Tito wa Peter takwataho none Tito wa Peter ari kwitara Rasti Night ngo yavuye itari sindatunga y'ibihumbi 3 nafite n'inkweto yatobotse taro sha Everite y'imumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kirisitu Yesu mu mutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjye na muri takataka iyi shati bayita ingutiya Patrick na nagatoroshi itoroshi we ni mu biroto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara Kirisitu what can I do Hello guys, nizira komeze neza cyane na wa muhungu wanyu Pasino Official kongera kwabaye ikaze kuri YouTube channel ya Pasino Official. Nongeye kubasuhuza amajyepfo amajyaruguru burengerazuba buseruka mu ase mwana aba diaspora mwese nabahaye ikaze nongeye kubazana abakunzi banyu mukunda cyane ariwe Diane ariwe Patrick boyfriend ariko ngewe nk'ikintu cya mbere nabanza kubisegura yari ikiganiro cy'ubwashize cyabanje nari mfite mu diaspora hangaha pe ariko uyu mukobwa yaramubonye pe aramukunda nyene abura n'icyo avuga pe abura n'icyo avuga ko biri kose mwarabibonye pe mwaribonye ariyo mpamvu nongeye kugaruka imbere yanyu none nazanye Patrick boyfriend none kugira ngo none nze ndebe tugiye kugikigiye guca impaka ubwashize Patrick we ntago wari uhari Diane nge namuzaniye umuhungu hangaha pe no mu diaspora pe ni ndamwiza nafite fresher ntago nagira ibanga kuko ibyabaye na cameraman yarabibonye cameraman bira bintu warabibonye umwiza bro hari jure umujene manukana umujene pe afite fresher kabisa urumva wewe nase nyene urumva se Patrick yewe umujene mbona afite fresher pe Diana kimara kumukubita amaso shambona guyemwe bya no kuvuga byahise bigabanuka kwa kundi munyamukora ikiganiro yisetswa gukora ukuntu yari romantique bimwe byanyabyo noneho nongeye nagize iki nta bangugira mu buzima bakunze ba Pasino Official noneho nibitwenge gusa turishimye ariko turishimye kuko ubwashize twanarangiye byishimye none tunatangiye twishimye ariko noneho nizere ko Patrick byibuze nawe ikintu nagusaba ko rihangana kuko nutakora ihangana urasigara mu bigori rata bakunze ba Pasino Official tugiye kubazana akantu kameze neza akaganiro k'uyu munsi kari fresh kari squit ukuntu kararyoshe cyane kararyohereye ariko nyene nabazana mwe uyu muhungu wanyu Patrick muhora n'undi munamumbaza kenshi urabizi ko sinanamubura pe kumushaka gutamubona gutamugwaho giturumbuka ngahita muzana mugira ikintu mwabibariza cyangwa namwe bagira ikintu babagira iki babibwira noneho Patrick kwashize wari wagiye he kutaruhari mbo mutana indwaye Nobo nago ndakira neza urumva ko arimo akantu kakigiri nakagiripe yes gusa nyene nagarutse yarahambereye nyene niyihangane ibyo uri kuvuga ati nakubereye rero ngo yihangane ahubwo wihangane kuko we ntaguze byabaye Patrick nkubwira ibintu byabaye wabungiriye neza oya cyane none hanga bwarimwe noneho reka ngira ibanga ariko gusa ngiye cyo ngubwiye amahirwe masa merci beaucoup rata cyakoze umunsi ndishimye pe ndishimye kuko nyene tugarutse dufite vibe y'ikiganiro cy'ubwashize pe ko bwashize nyene bya ushaka kumena amabanga nge ndumva nabivuga asubwo Severante yakugendekeye ite ngewe nigire kubaza yego bya bintu ntabwo mba mbizi pe sinkubeshe ntabyo mba nzi mbyumvuko usibye ko narwo nabifatira n'umwanya pe uko uvuga ati ngo Severante ngo nashushe ngo indabyo no bira bintu nge mbifata nko guhinda
bira bintu bifite nko guhinda hanini nkahita mbihuza ni nk'abantu muri make mbona okay bambabarire bimbura mukoro ngiye bya bintu ntabwo nabijyamo ntabwo ndimbura mukoro bya bintu ni by'abantu bahaze bafite umurengwe inde aka no umunsi usanzwe ntacyo pe ese n'umukobwa niba avuga ko ari umunsi usanzwe ngende umujenesi bya n'ibintu by'abantu bahaze ahubwo wowe kuri se byari bimeze bite basi nanjye ni nka gutyo ayibase rero rasa noneho ko twihebye twese ndumva kuri se Valentine nta kintu nakimwe twese dufite twe turangwa twasamye nta n'ikintu nari nanaryamye none azabiri seri mwana ukuri nari ndyamye cyanya wumva ari nk'iminsi isanzwe byanyabyo none ngiye reka baze nkubwire nkufate nk'umunsi ukomeye bigende bite bisobanura se Valentine iri se yambaye hejuru se gasobanura iryo ryo hejuru se tureba ku mubiri hoya reka nkubwire Patrick ibyishimo umwe rusobanura ibyishimo umwe rusobanura ibyishimo ase ko hari n'imva z'umweru komana ni story iryoshye cyane hoya Patrick akashobora kuba yarabonye Saint Valentin kuko ukuntu akabajije ntango oya ahubwo njyewe nagize ngo nagira ngo numve mwebwe mubivugaho iki njyewe uburyo mbyumva nyine numva Saint Valentin uri kumva ari umunsi wakagombye gufata uwo mukundana uri kumva mukaganira kurusha uko mwaganiraga mu minsi ya mbere yaho aho ngaho nta n'inyishu n'imwe naguha oya ntabwo nshizemo nunza Patrick ngewe hari akantu papi yavuze papi ndahiro Valesi hari akantu yavuze sinzi nimba utarakarebye ntabwo wakarebye papi yaravuze ati jyewe kugira ngo ufate umwanya wanjye wo kujya gutanga indabyo ngo nafata umwanya wo kujya ku kiriyo gufata ba bandi bagize ibyago mu mugongo nkajya kumva byibuze na wa muntu upfuye ibirwi asize ku isi nkabasha kuba namwigiraho kuba nk'uko yari ari nanjye nashyize mu nyurabwenge nsanga nibyo aho guhura na sheri wawe wajya kuki aho guhura na sheri wawe wahitamo kujya mu buriri nkaryama aho guhura na sheri wawe kuri Saint Valentin wahitamo kugira iki nyine najya gushikira abantu bagize ibyago nkumva byabigwi wa muntu nyine ugiye asize avuze byuze nka nanjye nkasa nta musheri ufite muka Pasino we oya ngewe se kiza ko batangiye kiza nago banze ngeze baranze kare wanderanye diabiri seriye aho kugira ngo ariko kunkirishamo oya ugira ngo nari cyangwa ukumva neza urakumva harabyo nakumvise ariko ndashaka kumva neza dia aho ugira ngo hore na sheri wawe wahitamo kujya ku kiriyo aho ugira ngo hore na sheri wawe kuri Saint Valentin uri kuri kamera we imeninda none se mwana wamvanyaho intu hoya nakabaza very simple easy please tell me I want to know can you tell me no what the fuck rato ja ariko rato nje nanjye oya reka nkwiyorera ariko ibyo wenda ntabwo twanabitindaho ntabwo se ntabwo ari ibintu birenze ntabwo ari ibintu twafatira time ngo tubyigiye kuko nubundi bino bintu rero sinzi ukuntu ngiye mu buzima bwanjye mba numva ari ibintu byinshi nazandika cyangwa nyine nazasohora ku giti cyanjye nishaki ubushakashatsi kuko mbona bino bintu bya Saint Valentin man ni ibintu nyine abantu besikoroka abantu bino bintu ngiye bifata nk'ubwesikoro kuko wowe ufashe umwanya warawutaye wirutse inyuma y'iki y'ibintu bitagufitiye akamaro uri gutanga indabyo Patrick uziko zino ndabyo abajene batanga uziko zirara ijoro rimwe bagacya bajugunya muri puberi bino bintu giye bimenya ntabwo ndazikora nzibona gutyo ubibona gutyo none se byibuze nta no gwari bwabane n'ahantu cyangwa nk'abantu mu gipangu harimo nk'abakobwa bajya bahabwa indabyo ubyukurebe muri puberi usanga zandajye bazijugunya noneho ibaze nk'ibyo bintu kabisa nge noneho ndabireba nkatavuga ati se nk'abantu babasaze nziguye bucyuze unyinyaguye bucyuze ahubwo nasekejwe n'akantu iyo Saint Valentin yarayibaye 14 15 iriya modoka y'induba usanga yuzuye indabo ariko mana ubu Diana aratwite Saint Valentin arikoze twite kandi atarayijije ako Diana kandi avuze ngo yaravuga ngo yararyamye kuri Saint Valentin aribyo ahubwo se reka mbabwire abantu batwita bari benshi noneho rero uzi reka noneho uzi Saint Valentin ikintu kibaho rero buri munsi iyo yabaye hagwa imvura iyo hataguye imvura haba ikirere kibi nta zuba rya riva uburyo rero ngiye kubabwiramo Saint Valentin imvura iragwa ariko iyo mvura uri kumva ntago ari Imana ibiyizanye ahubwo ni Satani
urikumva Saint Valentin irimo satani. Satani rero abajanye imvura kugira ngo asapotinga biryamiye, urikumva Aborosi. yes, hatagira n'umenya ibyabereye hehe ivure. Dia ndakubujije umwana tumuterure Gashuhi. ariko mana yanjye narindi njyenyine n'ukuri uwapeke wenyine we. Dia ndeba ivuga undeba. nari njyenyine Wari njyenyine. shere wanjye sinari njyenyine Rata abakunzi bacu ngiye Patrick ntakomeza nzijisha ngewe oya Patrick reka ko umfundikira muri ntago Saint Valentin nta ntego byo binanuguma mbizi ahubwo wowe uriyumva gute mbere yuko ubona uriya mu diaspora cyangwa nyuma yuko wabonye kira kiganiro cye wowe wiyumvishije ute? Ngiye nimvishije twazahura ubundi urikumva umugabo akagaragara niko nahise mbyifuza numvaga nazamusanga iwanjye nkagira gutya nkakandagira nkakubita ubundi nkahita nsinda do fighter dia dia Diane hawe reba Diana kamwenya bafite yari kumwe na Nunza na zero yavuze ko ari zero oya ni zewo anyitiranya na zewo yes Kinya Trump urateranya ayiwe Ese dia hagati aho ngewe ntago mfite byinshi cyo kwana navuga pe kuko nyine ngiye hano nkunda no kuvuga cyane ahubwo hari ibintu ndeba nanjye ubwanjye bikanca intege cyangwa bikama motivation bitewe n'iki y'ibintu mba niboneye kuko ngiye mba nicara hano ndi kwirebera pe kuko ndeba ibintu mukora hari ibintu wakoranye n'uriya muhungu mane uriya muhungu ariko ngewe wakoranye ibiki bidasanzwe ngiye nyuma ya kamera bera bintu mwakoze ngiye ndumva usibye inyuma ya kamera ubizanye ute bivuga ngiye bira bintu ndumva nabivuga Patrick wabimbwiye se ahubwo nkahita ngira gutya ahita mva nk'ushushubikana ngo mvira aha we Patrick waguze nkagiye nkahita kamuha amakuru Patrick urama amafaranga ngahe Patrick urama amafaranga ngahe rimwe agatsingi gakonje kamwe aya ngahe basi kamwe sa nyine sha Patrick ndayakwimye aya ukunda sinatuma usinda ariko urumva uburyo umuntu ukwiye gukura nagakwifuriza iki kugira ngo usinde ushobora gusinda bakakwiba kamwe ko muri VIP ukareba n'ababyinnyi hari n'amasuzi arakumansurisha urandosha ngiye kundoha nimba ugiye kundoha watuma mbivuga ariko rata abakunzi bacu bakunzi ba Diana bakunzi ba Patrick namwe ho muri hose urumva rata tuvugisha kuri pese ibyo ndizera ko kira kiganiro mwabonye cy'ubushize nyine cyari kirimo tension isomo bari ko babwira ati Patrick icara wiga imivugo yawe pe urarenze jewe ntago nakujudginga ntago urenze pe ariko ngiye uriya mujene nkimara kumubona urumva urumva ariko ngewe ngewe uratuma cameraman ngiye ma telefone mpamagara Stone amba baradusangiye ku kiganiro cy'uyu munsi hano turi noneho wenda nk'amagambo ufite ushobora kuba wamubona akanya ugahita uceceka mpereza ngiye telefone ngiye nihamagare cameraman apo sorry ariko se wari uramuniga nabonye hariya uramuniga nabonye hariya wamuniga nabonye hariya mwe w'inzobe uriye wapi undaramiritse waruntuwe ndagize ikidiya uriya ntago ari wo iyi mbeshura ariko ndatutswe ngo ndagize iki aramiritse ngenda nkweretse ngenda ndaciwitse aramiritse nimba miritse urumva umeze ute nimba biritse urumva umeze ute ndamiritse city wowe se niwe umiritse undi waramiritse city better best nose Patrick kumirika city oya baretse Patrick aka kanya sibyo aka kanya cyangwa uko biri kose nk'ikiganiro cy'ubutaha uko biri kose mushobora kuzahura mukamakorana ikiganiro wowe mu mutima wawe aka kanya wowe uyumva gute kuzahura n'ura mujene
mbo ndi ready kurwana ururodi kurwana yes Diane. ariko nkarwanisha ibikorwa pana utuntu twiki wareka amagambo n'ubukorwa gusa waza ugatanga utavuga ntabwo biba ubwo se uyamaye akagira ngo nawe kwishura motari nkagenda ari nk'umumotari uhagaze aragahita agenda yewe umero uswa yekenyerera nkwereka ukuntu nkurwanira ishaka bagufunge ruswa ntago yemeye leta we umva uko avuze nakari kodinze ariko hagatangiye hari mu hari Reka mana yanjye Umva. nanjye rero wazira awush igihe warasiye wari washonje hari naso sha munzana akantu ko kunywa nuko kamerama wanzana akantu ko kunywa sha byibuze numve ko ngize imyuka hari umufana urumva hari umufana yambwiye ati rero Patrick amaze iminsi hari ibintu aca ku ruhande tu sinzi wenda ibyo avuga ibyo ari byo ariko wowe uhita ubyumva Patrick ukuntu mbere nyine wavugaga ibivugo byo muri byo ya romantique show bitandukanye n'ibivugo by'aka kanya cyangwa imitoma wateraga nyine itandukanye n'imitoma y'aka kanya yarabimbaje ngo ati se Patrick kasigara pa tumujyane muri studio urabizi nabivugiye hari indirimbo waririmbye ya melody ubwo bivuze ngo naragatumitse zana senkani zanjye ubwo bivuze ko nagakoze masenkani zanjye kandi uwo wumva yarabishimangiye ngo asigaye nese naririmbye narapiye Bruce Melody n'umuraperi kuvuze ngo narapiye Bruce Melody kugira ngo uririmbe wararapye ako share ko marego cyako stari ugusebanya nge narapye pompompo none se ikiganiro cy'ushize tugisubiza inyuma hoya nge narapye pompompo ariko mana yanjye we bakubwiye ngo uririmbe pompompo urarapa uraje unambwire ngo nakejeje umupira wa peri nari n'amatangazo ahubwo ejo bundi se ngo nabona ko tuteza hari nge se ndi wowe Patrick awush ratagira nk'akantu keza wabwira abakunzi ba Pasino Official cyangwa nk'abakunzi ba Patrick Boyfriend aho bari hose ko TikTok ni Patrick yes ni Patrick Boyfriend yego boyfriend Patrick Nzarama yes nzabara Patrick twarata twagira sorry twagira twakuze dufite tara Tito wa Peter takwataho none Tito wa Peter ari kwitara Last night ngo yavuye itari sindatunga y'ibihumbi 3 nafite n'inkweto yatobotse taro sha every time mumora ndi gutaka nkataka nko bari gukata Kirisitu Yesu mu mutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjye na muri takataka ishati bayite ngutiya Patrick na nagatoroshi itoroshiwe ni mu biroto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara Kirisitu watke nayidu Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize bless ndebe ko nasoma ku gasosi agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple nkwaye sample marandi sadi Yesu we Anita wanyita stati sindatunga ibihumbi 3 gutaha dutaha mwiteme buri muntu buzi ishati azashakashaka uyu pati kuko uyu pati ntagira ya capati akagera kuri uyu pata ko bitaboshuri kumena beto Yesu we nge wanafashe umurongo naciye hakarongo ngiye kubasigira irungu kandi nge nariye karungu iyi siri kungugu naho kugira ngo iyi singugune reka ngane muri Nyabarongo harimo ingona zingugune dia uzi ko ndi kujya kuyabura kigawe kigaseka bigaragaje ko nubundi batikitankunda kiba kiri kumfera ndohera abandi sha dia urwo nagukunda gasha ndavuga ngo ndi kugenda nkahita mbona araserebye ngo wow ngo ngiye kwisanzura ngo wow bagiye umbabarira yarabikubwiye
ngwe byese tubigeze duteba n'umufite ubwenge udakuye make karenge Diana aramwivugana uyu munsi yari none ubu ngubu yimutse yeye bisobanuye ko naho azahava ajya ahandi akabwera mpaka nese urumva nimba ari undiho ukaba ugiye hariya ibyo ntibisobanuye ko naho nyine urahita uhavuka ajyana urumva ko atari ukubwera nese urumva njye namuri mufataga neza none ubwo ariyishe nta kundi nyine bwera shaka gusa urambabaje unteye agahinda umva ndasoje bayi unyuze kabwera akira uzahore muri bati nuko sabo bisoje se ntago nakomeza kutihangana oya none se ariko ibyo ngiye mbivuze urumva birafututse none se nimba kubwije kuri basi reka kumukatira imbere ya kamera sibyo oya naga nkatiye ndavuze ngo nabwera hoya kandi ndavuze ko ngiye ahita yishima ubwo bivuze ko yamvuye akagira iki akimukira kuri uwo muki n'uwo nguwo rero ibyo bivuze yuko azamuva ejo bukeye bwaho agahita ajya hehe ibyo rero nibyo bita kubwera mbaye kabwera yewe n'ubwera uzaze nk'ubwera ndabyemeye rwose nzabwera nza kubwera hano uzagere nawe ngakubwera bwibuzeho nk'icyumweru kimwe ukomeza ubwera nyuma yaho nawe ugira akantu wawe wenda warasira nka Patrick ka nyine ka nyuma tunasezera abakunzi bacu tunicomokera ko n'ubundi ndabona buri kwira n'imvura igiye no kugwa tunigendera ariko buryo hoya kanyuma namubwira nuko yavuze ko ashaka kuzahura n'uriya muntu sibyo icyo namumenyesha cyo azaba afite ibintu byinshi byo kumbwira kuko umva hariya hazakora ariko ukuntu ndeba aragura cyankunda n'ibyo wigira ariko nari kundeba nyine ndagukunda ariko nyine nzagukunda neza byarangiye kuva nkunda seto ufite umusheri wo muri TikTok official nizere ko meze neza muri hose nizere ko tubashimishije cyo kubisaba show kuntu bategurira abantu nko bitakanyumasha agasenze mukunda cyane rero Stone rero wa mu diaspora muhora mumbaza cyane uramujene n'umuhanga cyane ariko ubutaha nizere ko bizameze cyane muzabe muri tayari cyane ciao bye